avuga ngo nabyumvise inshuro eshatu nuko bamvuye mu nzu mba ngiyeyo cyuzamo amaraso ariko umugabo yari ari kuvuga ntabwo twe twakabona aho yari yamutemye. Noneho tugeze mu cyumba dusanga yamuciye imitsi ku kuboko hari urusebe runini rugaragara. Amutemye n'aha ku kuboko azi kwenda yatazi ko amuteye n'ikindi cyahangaha ari nacyo cyaramwishingira ngo n'ikindi cyano mu mugongo. Hanyuma yemeye ko yamwishe cyangwa se we yaravugaga ngo ukina ngo yaragiye kumufata ku ngufu. Nanjye byarantangaje. Yego, ntago wabimukekera, nta nubwo wamukekera ko ari indaya, ariko abantu bamuzi neza bazi ko ari indaya aca inyuma umugabo, kuko afite umugabo mwiza w'imfura ku buryo byadutangaje tukababara tukagira n'agahinda kenshi. Ngiye ntangira kumenya icamugongo yaranyishe. Ikindi cya kabiri ngo uyu mumotari ngo yari yaramuteye sida, noneho ngo aramubwira ngo namwambukana mujyane Bugande, ata umugabo we nawe ata umugore wiwe. Arana cyane ngo mbese abaturanyi bamaze kuhagera aravuga ngo ikofi yanjye, ari nko kuvangwa abantu bihorere, ntabwo ari gucika abanyarwanda. Ari umugabo yaraje gupagasa, yarasize umugore mu cyaro. Yego, umugore nawe yaratuye ngo hirya hari agato cyane. Umuntu ashobora kuva iwe afite umugabo akaza nk'ahangaha, ibintu abagabo bafite ibibazo rwose si ukubeshya. Yewe nkubwire niyo mwicaye no mu kabari na hehe muganira nk'abagabo bumva buri mugabo wese aba ari rukwe kabisa. Igihe nta makuru nigeze numva y'umugabo ufata umugore akamwica bigeze ahangaha, cyangwa umugore agakica umugabo. Umugabo niba ari umugabo wawe agomba kuba ari umugabo wawe, nta mpamvu yo guca ku ruhande. Umuntu agomba kunyurwa n'umugabo yashatse. Twatunguwe, yari umuntu mu nzira wabonaga ukaba utanabimukekera. Gasaro TV. Bakunzi bacu rero nko mudukurikiye hano turi mu kagari ka Busanza, habereye navuga ngo igikorwa giteye ubwoba cyane, aho umugore yishe umugabo. Benshi rero bibajije uko byagenze, murabizi turahabagerera umunsi kundi. Hano tikwe n'umusore ufite amakuru yose, agiye gutangira atwibwira amazina ye mbere ko tuganira. Tuguhaye ikaze. murakoze. Nitwa Niyibizi Jean Moise. Yego, nkaba negereye aho hapfiriye umuturanyi wanjye. Jewe hari mu kavura nk'aka ngaka kamaze guhita ukuntu numva twumva umuntu aratatse. Atatse avuga ngo nabyumvise inshuro eshatu nuko bamvuye mu nzu mba ngiyeyo. Mbajije kujyayo dusanga harafunze, bari bifungiranye. Ikigaragara ko amaze gufunga twagezeyo, umugabo akiri gutaka nyine, umugore niwe wikinguriye, akuyemo urufunguzo arakingura. Maze gukingura dusanga yuzuye amaraso nawe. Yari afite agasebe yatwerekaga mu kiganza, hano atwereka agasebe mu kiganza. Noneho hashize akanya tuba twinjiye mu nzu. Twinjiye mu nzu dusanga icyumba cyuzuyemo amaraso. Cyuzuyemo amaraso ariko umugabo yari ari kuvuga ntabwo twe twakabona aho yari yamutemye. Noneho umugore tumwicaza aho ngaho. Tubwira ati mwambabariye kuko twe turi na babiri njye na Rudaho, mwambabariye nkajya kwambara umwenda w'imbeho nkava aha ngaha. Tubwira ati wapi ntibyashoboka, ntabwo uva aha ngaha. Nuko duhuruza abandi bantu, tugeze mu cyumba dusanga yamuciye imitsi ku kuboko hari urusebe runini rugaragara. Amutemye n'aha ku kuboko. Abantu bakavuga ati ni ku kuboko nyine ari bubeho, atazi kwenda yatazi ko amuteye n'ikindi cyahangaha ari nacyo cyaramwishingira ngo n'ikindi cyano mu mugongo. None se Moyi, nkayo umuturanyi wabo, amakuru twumvishe nayo twumvishe, wenda wowe uri umuturanyi we waranahigereye, twumvishe ko nundi bari basanzwe ari nk'incorekeye. Ibyo bintu nibyo cyangwa se n'amagambo? Ibyo bintu nibyo, basanzwe n'inshuti. Yego, none se bikaba byaragenze bite kugira ngo reka mvuge wa muntu bajyanaga mu biriri noneho bicana? Sinakubeshya ukuntu byagenze. Njye numvaga uwo mugabo abantu bavuga ngo yari yafashe uwo munsi ngo 200 ngira ngo 200, numvaga ngo yari yanyweye inzoga kuva mu gitondo. Umva ariko ya mugane bwa nkagwa inzoga ntago yagiraga ibintu by'amahane, ntiyabaga inzoga ngo ugereyo
ngo usanga ari gusakuza wapi yahogezaga za kwiryamira ahubwo ukuntu byagenze kugira bajye gutara ibyo byuma njye nibyo bintu byanshanze byari sangahe byari nko mu masaa 3 za nijoro birinda bijya mu masaa 6 z'ijoro nibwo yapfuye saa 6 z'ijoro hanyuma se nkamwe mwamugezeho kuki mutabashije guhita mutabaza polisi yaraje twese dutabaza polisi iraza haza n'abaganga za ambulance zabo ziraza abaganga nyine bakihagira hashize nk'akanya gatahita apfa mu buzima busanzwe uwo mugore navuga ngo yakoze igikorwa cy'ubunyamaswa ubundi hari umuntu umeze gute muri quartier cyangwa se ubanye gute n'abaturage je muri quartier unamurebye nawe ubwawe ntiwabimukekera ntabwo wabimukekera rwose sibyo kubona mu nzira yigendera wenda gupfa kubona gutyo gusa ariko yari umuntu utamenye ibye ceka nk'abagore bagenzi we wenda nje sinamepfa kumenya ibintu bye ariko nje icyo nzi nuko hari umuturanyi we uri hari hirya ngo bahoraga baserera bapfa ibintu byo kumumenaho amazi by'ibiki nibyo nje narize yarasanzwe afite umugabo ndasanzwe afite umugabo n'abana 3 tujya kungana ngo ni bane ndumva ari kandi ni gatoya kangana ni gatoya hanyuma umugabo we bari babanye gute nk'umuturanyi wabo umugabo sinzi ukuntu bari babanye ariko ngo nago yahabaga umugabo we yaragiye gukora umugore nawe yakigira mu musambanyi nuko by'iki gihe bari guseka ariko birababaje hanyuma mwabyakire gute iyo nkuru ndetse tuzi ko rimwe na rimwe nakoze ikintu nk'icyo abaturage rimwe na rimwe bashaka kwihorera ese ntabashatse nawe kumwica aya ntabashatse kumwica kuko yica aho ngaho polisi nawe yamwikuriye aho ngaho nta n'uwigeze amutunga urutoki nta n'uwamukojeje urushyi hari nijoro hanyuma yemeye ko yamwishe cyangwa se we yaravugaga ngo ikintu ngo yaragiye kumufata ku ngufu yarabanje aravuga ngo hari umugore ngo yari yaje w'uwo mugabo ngo yarampamagaye ngo azamusuhuze arongera aratubwira ngo yaraje ngo yaje ngo akicara ngo amufata ku ngufu ubu ni ibintu nyine bitumvikana yatangaga kuko wabonaga ko nyine yishe umuntu none n'ubundi ko numvishe hano amakuru abaturage bayazi n'undi ko yarasanzwe ari umugore we yarasanzwe ari umugore we nyine wo ku ruhande ariko hanyuma umugabo yabaga hehe muri rusange urumva umugabo ntiyarahari umugore akarenga akajya gusambana ubundi yarasanzwe aba hehe umugabo we umugabo yari agiye gukora hera mu Bugesera mu Bugesera niba yari agiye gukora nyine nk'akazi ka kure yakoraga iki mu buzima busanzwe njye nari nzi ko yubaka amakaro yego hanyuma umugore we yakoraga iki umugore w'imeruka mbere yigeze gucuruzaho imyenda yego nimba yari yarabiretse ubwo yari yarabiretse mukayandagana nawe abamama beza bari hariya hanyuma uwo mugabo wapfuye yakoraga iki mu buzima busanzwe yari umumotari nta mugore we yagiraga we yagiraga umugore mu cyaro banavuganaga kuri telefone ariko bose barabahanga umwe ari umugore agaca umugabo inyuma ari umugabo agaca umugore inyuma ni ukwibeta ejo no kuvuga ngo ejo bakuyemo ibintu byose bimwe barabitwika ibindi umuryango we urabijyana niba nde wabikuyemo umuryango we umuryango w'uwo mugabo wabikuyemo bimwe urabijyana ibindi urabitwika kanganire n'abo mama ntiwamenyemo amazi mama umeze gute meze neza wari utuye hano iyo nkuru y'incamugongo navuga ngo iteye ubwoba yewe ntago ntuye muri iyi quartier ariko dusa nkaho duturanye yego ahubwo uriya mudamu ni njyewe uturanye nawe uriya mudamu yari umudamu umeze gute mu buzima busanzwe urebye uriya mudamu nta nubwo nanjye byarantangaje yego ntago wabimukekera nta nubwo wamukekera ko ari indaya ariko abantu bamuzi neza bazi ko ari indaya aca inyuma umugabo kuko afite umugabo mwiza w'imfura ku buryo byadutangaje tukababara tukagira n'agahinda kenshi ngiye ntangira kubimenya icamugongo yaranyishe ndavuga nti ntago bishoboka ntago uriya mugore yakora biriya bintu baranamumbwiye numva siwe ndavuga nti n'undi mugore ntago ari we yego ubwo rero maze kumenya ko ari we numvishije nanjye bimbabaje nubwo nje muri iyi quartier kuko n'ubu hari umwana wanjye uri aha ngaha hepfo
nari ngiye ndi mu gitondo nsanga abantu bari hariya niko twamenye incamugongo y'uyu muturanyi wahangaha uko byagenze. hanyuma hari amakimbirane yari asanzwe afitanye n'umutware we nk'umuntu habaga umunsi kundi nawe babona uko bari babanye uko mbizi ahubwo afite umugabo we n'imfura nta n'ubwo ibyabo wabimenya, ahubwo yari afite amakimbirane n'abaturanyi kuko yari umugore mubi. Yajyaga amena amazi y'ibishyimbo, yateka ibishyimbo akabimena ku muturanyi, yarangiza agafata amazi yo hejuru ku ibati agacomeka ku ibati ryiwe agacamo akajya ku ibati ry'uwo muturanyi. Bari bafitanye amakimbirane, ibyo nibyo nari nsanzwe nzi, nta bindi muziho, natwe byaradutangaje. hanyuma benshi bari kuvuga amakuru ko n'ubundi bari basanzwe ari inshoreke. Urabona nk'umuntu mukuru byaterwa n'iki kuba yamwishe, cyangwa se amakuru wagiye wumva? Hari abari kuvuga ngo amafaranga, abandi ati umugabo yari kuva mu kazi yanga gusambana kugira umugabo atabimenya. Yewe rero amakuru ejo nafashe ngende mukuru ntago nyabahishe. Yego, Giye amakuru nafashe ejo numvishije uyu mumotari yishe ngo yari inshorekeye. yego. Ikindi cya kabiri ngo uyu mumotari ngo yari yaramuteye sida. Noneho ngo aramubwira ngo namwambukana mujyane i Bugande, ati umugabo we nawe ati umugore wiwe. Noneho ngo natamujyana ngo aramuhomba nawe ngo apfe. Niyo makuru ngewe namenye, niyo makuru ejo twumvaga abantu babitubwira, nanjye sinabihagazeho, nanjye ngubu nari nkasaha ngenda. Ntabwo ibyo ni ukuvuga ngo umugore ashobora kuba yarayanduje umugabo we, ariko umugabo wenda no munsi akaba atarabizi ko yamwanduje. No kuvuga ngo umugabo niwe wari wamwanduje sida. Wenda avuga umugabo nyir'ubwite uriya mugore akaba yarahungaga kugira atazabimenya. Uyu mumotari w'inshoreke niwe wamwanduje, aramubwira ngo namujyane Bugande. Undi wenda niba atarabyumvikanyeho nawe ntago tubizi. Andi makuru nuko numvishe ko avuga ngo yari yafashe amafaranga y'ikibina 200, wenda bayapfaga, ntago mbizi. Noneho uwo ngo atarapfa yavuze ari kuboroga, arana cyane ngo mbese abaturanyi bamaze kuhagera aravuga ngo ikofi yanjye ngo muyimpera umudamu wanjye. Niho yanabwiye n'abayobozi telefone z'umugore wiwe. Mu by'ukuri icyo kintu cyaratubabaje nk'ababyeyi. Umubonye uwo mubyeyi ntiwanamenya yuko ibyo bintu yanabikora, burya abantu bihishe mu bindi bintu, abantu ni abagome. Nukuri kandi n'uwo munsi ubwo yari yishushanyije yarayabyaye abana, byaradutangaje cyane. Turavuga turiya muntu ni impyisi. Mu by'ukuri byaratubabaje. Hanyuma umugabo we ntabana yari afite uwo nyakwigendera? Ntago nge mbizi, keretse abo ngaba b'abaturanyi, naho ngewe ntago mbizi. Mwakiriye gute iyo nkuru mama? Ni inkuru y'incamugongo. Abaturage mwabyakiriye gute? Twebwe twabyakiriye nabi bitewe n'uko byatubabaje. Twavuze tuti mbese ari mbese leta yacu kubera ko ari leta nziza, ari nko kuvangwa abantu bihorere, ntago ari gucika abanyarwanda. Ariko kubera ubumwe, kubera kwihangana nyine ko leta igomba gukora ibyayo, nuko twebwe twabibonye. Ubutabera bugakora akazi kabwo. Mama, wenda wowe usa naho uri umumama mukuru, ni iyihe nama wagira kuba mama? Uyu munsi tujya twumva ngo, kera twajya twumva twe bato ngo nta mugore wasambanye, ariko uyu munsi biri kugaragara ko abagore b'iyi minsi nabo ntibaze kunyumva nabi, ko nabo batoroshye. Hari abagabo barira ko nanone n'abagore bararira. Uyu munsi baba mama ushobora guta urugo rwe akajya mu busambanyi, ni nk'iyihe nama watanga ku bakiri batoya? Je numva nabagira inama yo kuba baba mu ngo zabo, kandi ikindi bakaba imbere y'abatware babo, mbese bakajya inama. Ikindi cya kabiri ni ukuri, nkanjye ukijijwe numva babagira inama bagakizwa. Noneho bagira n'amakimbirane, ngewe numva mu mutima wanjye nkimbiranye n'umugabo wanjye n'urugero, numva nge nakwigendera nkamubisa akaba amahoro nawe akabona. Ariko icyo kintu cyaratubabaje, numva
kugira inama ababyeyi b'iki gihe numva bajya mbese amakimbirane aje mu rugo rwabo numva umugore kubera ko abagore twahawe ijambo numva bajya mu butabera ikibazo ntibakigumane akenshi nuko ikibazo ababyeyi b'iki gihe bakigumana mu mitima yabo bikajya kuza byarangiye yego naho ubundi babivuze mbere numva n'ubuyobozi kuko ubuyobozi bwacu ni leta babagira inama umutware w'uwo mugore yaraje yaraje yahise aza we yabyakiriye gute uko mwabibonye njye ntabwo namubonye muri iyo karitsiye ntabwo namubonye ni umugabo niba yaranahageze abo ngaba wenda bamfashe simbizi ariko ibyo byo byose ntabwo uwo mugabo ngiye nigeze mubona nanjye naje bamaze kujyana nyakwigendera ntabwo namubonye. Mama urakoze cyane ku makuru duhaye kandi mukomere. By'ukuri yewe nanjye ntabwo nakoreraga hano maze iminsi ndi gukorera za Nyagatare niyo mba ndi gukorera. Nawe wari warataye urugo? Oya nakazi mba ndimo. Umugore ari he? Umusigi nawe ukagenda. Aha ibyabaye rero wabyakiriye ute? Ubone wavuze uti nanjye wasanga. Ene byantunguye. Urumva ibintu nka biriya ntibabura kubyumva ngo ubure guhungabana. By'ukuri nyine ngo zacu nyine ubuzima bwo gukwerekeje nyine ujya aho ngaho ukajya gupagasa ugashaka amafaranga. Ugeze amahirwe nyine ukagira umugore w'umutima. Hari abagore b'imitima rega barahari abagore bazima. Yego. Nk'umugore wanjye ndamwizera. Ese ko ari ujya kumva nyine ukumva umuntu akoze ikintu abantu bose batanabikeka gukumva uratunguwe nawe ubwawe. Ubwo wamwizera ariko umuntu ntiwamenye biba biri mu mutima w'umuntu. Hanyuma kuri iyi nshuro bigaragaye hano mutuye ariko hari n'ahandi bijya bigaragara. Umugabo yavuye iwabaza gupagasa. Umugabo wundi ava hano nawe ajya gupagasa iriya. None dore bibaye kuri iyo miryango yombi. Mwebwe nk'abaturage bikwiye gusiga irihe somo? Ni isomo ni isomo rikomeye. Se ari umugabo wari yaraje gupagasa yarasize umugore mu cyaro. Yego. Umugore nawe yaratuye ngo hirya hari agato cyane uretse ko nta nubwo nari muzi. Kubera ngiye mba nibereye muri ibyo byo kwikorera nyine akazi gutyo ntakunda kuba hano. Urugo rwe ruri hariya hirya gato cyane. Avuye mu rugo reba ahantu yiciye uwo muntu ni hano hafi ngaha yiwe. Kuba umuntu ashobora kuva iwe afite umugabo akaza nk'aha ngaha ni ibintu udashobora kwiyumvisha. Katugira akantu gato tugarukaho. Abaturage ba hano bavuga yuko n'ubundi bafite ukuntu bari basanzwe bafitanye umubano n'ubushuti. Urya atari ubwa mbere yaraje aje kumureba. Nanjye niko nabyumvise. Nanjye ririya joro nibwo naraye ntashye nanjye. Ubwo aho nta ruhare rw'abaturage bimanye amakuru rurimo? Kuba batarabwiye umugabo bati nyaboneka agira gutya na gutya acunga umugore wawe hari ukuntu yibeta? Cyangwa nanone iyo bivuga hari kongera hagashya mu bundi buryo? Nabyo biranashoboka. Ubwo rero kwifata wowe ukagenda ukabwira umugabo ngo niba wabona bibona n'igihe umuntu abona ibintu nk'ibyo akanicecekera. Hari n'ukuntu ushobora no kubibwira umugabo ugasanga burya rego umugabo n'umugore baba bafitanye ibi byinshi. Ushobora no kugenda ukajya kubwira uwo mugabo ibyo bintu ugasanga muranabipfuye. Niyo mpamvu navuze ntahashoboraga gushya mu bundi buryo. Cyane. Hariya numvise umugabo avuga ati abagore baratumaze. Abandi bakavuga bati uburinganire bureho muri iyi minsi ni ikibazo. Ejo bundi twabonye umugore wafashe umwana amukubita ku kandoyi i Musanze. Mubona koko abagore barahawe butamwa bakishyiraho na ngenda? Abantu ukuntu nyine bashobora kuba barahawe ubwo buringanire cyangwa ubwo burenganzira bakabwumva nabo ukundi. Kuko impamvu mbikubaje abagabo hari ahantu kumva abagabo barimo bararira bati nyaboneka nidutabarwa. Harabona ujya wumva abagabo bavuga bati mudutabarize. Cyane. Abagabo bafite ibibazo rwose so gukubeshya. Yewe nkubwire niyo mwicaye no mu kabari na hehe muganira nk'abagabo. Bumva buri mugabo wese abari rukwe kabisa. Hari ikibazo ku bagabo rwose. Barira bavuga gute se kumutunga urutoki polisi kagutwara? Iragutwara ariko nareze ntibagutwara nyine. Wakubita umugore iki gihe nuguhita bagutwara. Ikiza ahubwo ngiye hari abagabo nyamana bifatira umwanzuro mwiza. None se byabona bimeze gutyo agahitamo kwigendera agasiga urugo agafata umwanzuro cyane parazita ariko
barazisa. none se uwo ni wo Ubundi muti kera hahukanaga umugore, eh hakuba abagabo nibo bahukana ah cyane da. None se umugabo aragenda rwose akavuga ataho kugira ngo uyu mugore yatangiye kumubona hebye ibintu by'ingeso mbi cyangwa batari kuhuza, akavuga ataho kugira ngo uyu mugore nzarinde muzira. Hari n'abagabo bitinyira kujya muri iriya gereza akoze kugenda bakagufunga imyaka n'imyaka n'ikibazo. none se uwo muti tuwushyigikire bazite mwasaba icyo ubuyobozi ni iki gikwiriye kuba cyakorwa kugira ngo ubwo buringanire koko buri wese anyurwe nabwo? Aho sengeye ari ibintu nibaza kera, biriya bintu bya kera bavuga ngo ni kera ngo abagore ngo bari barakandamijwe ngo bakubitwa n'abagabo barakubitwaga, ariko nta mugabo, ngiye nta makuru nigeze numva y'umugabo ufata umugore akamwica bigeze aha ngaha, cyangwa umugore akica umugabo. ubona ko ari ibintu sinzi uko bimeze, akubona ko ari ibintu byafashe indi ntera. Imyumvire y'abagabo bavuga ngo umugore utakubiswe ntamenye ubwenge, nibyo ubundi umugore aba akwiriye gukubitwa kuko aba ameze nk'umwana n'ubundi. Wowe ubivugaho iki? Ariko rero biriya bintu byo gukubita abagore n'ubundi nubwo byabagaho, ariko ntabwo byari umuco, ntabwo byari umuco. Ariko ubu ngubu ahantu bisa naho nyine byafatiye indi ntera, ubona ko byazamutse cyane, ibi bintu byazamutse cyane, aho abagore batangiye guherwa ijambo mu ubwo buryo. Ubona ko ariho bisa naho ibintu byabaye ibindi ngo biba ari byiza. Ubundi uburinganire nyine bwabayeho ubwo kuba babushyizeho abayobozi bagira ngo bahe ababyeyi agaciro, abagore agaciro, ariko ntabwo bivuze yuko ari ukwishyira hejuru nyine ngo ukore n'ibidakorwa ngo ni uko ngo bashyizeho uburinganire. Sishyigikiye gukubita umugore, unyumve neza, sibyo? Ariko se buriya ni hari igihe hari agakosa gashobora kuba kabaho, umugabo akavuga ati reka mpa n'umugore wanjye, cyangwa n'umugore akavuga ati reka mpa n'umugabo wanjye, ariko bitarinze kwicana. Oya, kwihanira ntabwo ari ngombwa. Nge numva ikibazo cyabaye mu rugo, umugore n'umugabo bakwiye kwicara bakakiganiraho, bakigakemuka. Byaba bibananiye wenda bakahamagara n'inshuti bakayibwira ati tugeze ikibazo iki n'iki nimudufashe. Rero kwihanira ntago ari byiza, no kurwana rega ntago ari wo muti w'ibibazo. Ko hari umugore ugira gutya akavuga ati umugabo wanjye arananire reka nanjye njya ahandi. Oya, akajya muca inyuma kandi ko byeze. Guca inyuma umugabo ntago ari byiza. Ubundi umugabo niba ari umugabo wawe agomba kuba ari umugabo wawe, nta mpamvu yo guca ku ruhande. Umuntu agomba kunyurwa n'umugabo yashatse, cyangwa umugore akanyurwa n'umugore, umugabo akanyurwa n'umugore we, n'umugore akanyurwa n'umugabo we. Ubundi ntago ari byiza rwose guca ku ruhande. Murasaba iki leta rero mukongera kwigisha? Kuko biragaragara ko yigisha, ariko hakaba hari abantu bashobora kuba barumvisha ihame ry'uburinganire nabi. Ni iki mubona ubuyobozi bikwiriye gukora? Ubuyobozi rero ni ukutuba hafi. Wenda n'ibintu icyorezo cya COVID cyaragabanutse, icyo dusaba ubuyobozi ni uko butuba hafi, bukagaruka bukakoresha inama mu masibo, tukongera no mu midugudu bakongera bakadusobanurira rwose, kuko ibintu bimeze nabi. Urabona umuryango nyarwanda wugarijwe n'ibikomeza gutya? Urugarijwe pe, urugarijwe n'ukongera bakatuba hafi bakadusobanurira, kuko bishobora kuba bitarumvishwe neza cyangwa se bitarafashwe neza nk'uko byavuzwe. Byaduteye ikibazo cyane nk'abantu b'ababyeyi, natwe nyine tubona ko ababyeyi tudakwiye kwitwara gutyo. Kuko kera ni igikorwa umugore agigirana n'umugabo mpaka mwishe, aho ni harimo akantu. Harimo akantu. Abantu bambaje bati yari yamuziritse se cyangwa mwebwe mwabyumvise mute? Kubona biranatangaje kumva abantu bari kuvuga inkuru y'umugore wishe umugabo. Nyine natwe twabyumvise gutyo, twumva ko nyine yamusanze muza akamuteragura ibyuma nyine kugeza apfuye, kuko twahuruye nk'abandi bose. Ariko nyine nkatwe ababyeyi twarikanze cyane, tuvuga tuti turi kugaragaza imyitwarire mibi kandi bitari bikwiriye. Yari umugabo witonda udakunda no kuvuga, yanywaga inzoga akaza akiryamira, yari umuntu utuje muri we. Hanyuma wari wakabona umugore we aza, twumvishe ngo yabaga n'ubundi mu byaro. Umugore we yajyaga aza kumusura,
agatira n'amasafuriya mu baturanyi akamutekera akamara iminsi nyine yarangiza akongera agasubira. yazaga nka byibuze ugereranyije nka kangahe mu cyumweru? Oya namubonye rimwe kuva yakimukira hariya. Kuva yakimukira hariya. Eh, Hanyuma hari abari buhite babitekereza ko kuba uriya mugabo yarasambanaga umugore abifitemo uruhare. Wowe ubitekerezaho iki? Nawe nabonye ufite umubebe nubwo ukiri muto ariko arabyaye. ntabwo abifitemo uruhare kuko yari kujya afata moto akajya kumureba mu ntara aho kugira nyine akora ibyo ngibyo. Yego ni ukuri uvuze igitekerezo cyiza cyane. Hanyuma hari igihe atahararaga byibuze yagiye gusura umudamu we cyangwa se nawe yabaga muri Kigali umugore agahera iyo ngiyo mu cyaro. Ntabwo wapfa kubimenya kuko akenshi ariko yakundaga kujya gusura umudamu. Hanyuma uriya mudamu wishe uriya mugabo uri umuturanyi we neza urwo ku rundi, nishimiye ko ngiye no kubaza amakuru umuntu baturanye. Ese wajya guhamubona akunda kuhaza ko twumvisha ibihuha ko n'undi yari incorekeye? Namubonye ni ubwa kabiri nari mpamubonye. N'ubundi n'ubusanzwe yakundaga kuhaza. Eh, Hanyuma amwica wari uhari? oya twahuruye nyine uko nguko umugabo ari kuvuza induru. Hanyuma umugabo we ubusanzwe ese we yajyaga aza kumureba uwo muturanyi w'umugore nanone? Ute? Ni ukuvuga umugabo wa mugore wishe umuntu we wari wakabona aza kumusura? Oya njye umugabo wiwe nta n'uwundi. Ese ejo yarahageze? Ntago yahageze. Abagiye kuri polisi ngo bamubonyeyo ajyana imyenda. Imyenda ayishyira umugore we? Eh, Hanyuma twavuga ngo ni igikorwa navuga ngo kigayitse cyangwa se giteye ubwoba. Umuntu wese uri kuyumva iyi nkuru ari kuvuga ko uriya mugore ari inyamaswa. Ubundi mu buzima busanzwe nk'uriya mudamu we musanzwe muzi gute? Se ayo mahane hari umuntu ukora ikintu mukavuga ngo n'ubundi ntibidutangaje ntibidutunguye, cyangwa se n'ubundi mwatunguye ko mwabonaga ari umudamu usanzwe yitonda? twatunguwe yari umuntu mu nzira wabonaga ukaba utanabimukekera. Twatunguwe pe. Mu kanya wari kuvuga uti shitani yaragowe. Atari ko shitani yaragowe kubera icyo bavuze ririya jambo. Nuko bibaye byose bavuga shitani shitani. Urumva se atari byo bata shitani ataragowe? Urakoze cyane ku makuru duhaye. Gasaro TV.